gitondo akajya ku biro bishinzwe gutanga ibyangombwa akababeshya ko yahoranye icyo cyangombwa ariko akaza kugita, maze nabo batamugoye bagahita bamuha icyo cyangombwa gishya. Icyo gihe igihugu cyazakuzuramo abanyamahanga batazwi, batagenzurwa, badakorerwa igenamigambi, bose bafite ibyangombwa by'icyo gihugu. Cyangwa nanone tekereza igihugu aho byoroheye buri wese guhimba icyangombwa cy'uko atunze ubutaka cyangwa se undi mutungo kandi nta n'uwatunze, icyo cyangombwa kikemerwa nta wiriwe akurikirana niyo ari icy'umwimerere. Icyo gihe abantu bajya babyuka mu gitondo bakiyandikira ibyo byangombwa bakajyana muri banki zikabaguriza amafaranga. Icyo gihe nta kintu na kimwe gifitanye isano n'iterambere cyaba kiri muri icyo gihugu. Iyi niyo mpamvu mu mategeko y'u Rwanda harimo itegeko nimero 68/2018 ryo ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Muri iri tegeko hari ingingo zihana icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano, ndetse no mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha hari ishami rishinzwe kurwanya no kugenza ibi byaha. Ukurikije ingingo zimwe ziri muri iri tegeko, hari ibyaha bimwe na bimwe bifitanye isano no gukoresha inyandiko mpimbano bikorwa hano mu Rwanda, kandi rimwe na rimwe ababikoze batabizi cyangwa se batabihaye agaciro, nyamara ibihano kuri iki cyaha biraremereye. Ngiyi mpamvu muri iki kiganiro turi kumwe na Bwana Ngarukiye Jacques, ni umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya ibyaha byo kunyereza umutungo na ruswa mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Niwe tugiye kuganira kuri iki cyaha. Turaganira ku buryo gikorwa, ingaruka zacyo n'uburyo gihanwa. Ntimujye kure. Iki kiganiro cyitwa Sobanukirwa ibyaha ubyirinde. Ni cy'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha. Jye tugiye kubana. Ndi Ismael Mwanafunzi. Tubahaye ikaze. Hari abanyarwanda benshi cyane cyane abatuye imijyi bazi inyito ngo permis y'indyogo. Uru ni uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rutatanzwe na polisi y'u Rwanda, ahubwo rwiganwe n'abantu ku giti cyabo. Uyu munsi mu magereza yo mu Rwanda harimo ibihumbi by'abantu bafunzwe bazira iki cyaha cyangwa se ibindi bifitanye isano n'impapuro zatanzwe mu buriganya cyangwa se zirimo amakuru y'ibinyoma. Ubundi guhimba inyandiko ni iki? Iki ni ikibazo twabajije Bwana Ngarukiye Jacques. Nk'uko dusanzwe tubizi mu buzima busanzwe iyo abantu bashaka kugira icyo bageraho, cyane cyane ku birebana n'imitungo, muri iki gihe isi igenda itera imbere, usanga akenshi hakoreshwa inyandiko. Uvuga ngo iyo ushaka kwimura umutungo ukura kuri Jacques ujyana kwa Mwanafunzi, nuko habaho kwandikirana. Mu nyandiko rero izo zikoreshwa abantu bahererekanya imitungo bayimura cyangwa se bayitangaho impano n'ibindi, hakoreshwa inyandiko. Hanyuma abakora ibyaha nabo bakoresha ubwo buryo, bwa buryo abantu bari basanzwe bakora bwemewe n'amategeko. Abakora ibyaha ku rundi ruhande nabo barazikoresha, ariko bakagira ibyo bahimba, bakagira ibyo bahindura kugira ngo umutungo utaruwe wiyitirire cyangwa awigarurire akoresheje bwa buryo bwo guhimba inyandiko. Mu buryo abantu bakoresha bakora inyandiko zitarimo ukuri cyangwa zitavugisha ukuri kugira ngo abone uko yigarurira umutungo. Kuko urumva mbere uburyo abantu bibaga bakoreshaga imbaraga cyane, afata ibuye agaterura agakubita ku nzu, kuri banki akagira guti kameneka, ariko muri iki gihe usanga ibyinshi bikoreshwa, ibyaha bikorwa muri rya koranabuhanga. Uko tugenda dutera imbere, uko tugenda dukoresha inyandiko, uko tugenda tujyana n'ibihe, usanga n'abanyabyaha nabo ariko bihisha muri izo nzira, bagahimba bagakora inyandiko kugira ngo babone uko bagera kuri bya byaha. Uko mubisobanuye birasa naho inyandiko mpimbano zerekeza ku birebana n'umutungo gusa no gukoresha uburiganya. Ese nk'ibyangombwa umuntu atunze, uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, indangamuntu, pasiporo, nayo ni inyandiko ku buryo itari y'umwimerere yakwitwa inyandiko mpimbano? Yego, nk'uko mubivuga hari uburyo bwinshi, hari ibyangombwa byinshi abantu babona bakoresha, byaba bitanzwe n'ubutegetsi cyangwa n'ubuyobozi ku buryo bwemewe, ariko hari n'abandi bashaka kubigeraho swate batabyemerewe cyangwa se batabifitiye uburenganzira, ugasanga barabihimbye. Nk'uko mwari mumaze kubivuga, hari ukenera kujya kwiga ku ishuri basaba amanota ya nayo, ugasanga yahimbye bulletin ikamufasha kubona umwanya ku ishuri. Hari ukenera gutwara ikinyabiziga akaba atarabasha gutsinda ikizami, agahimba rwa ruhushya rwo gutwara ikinyabiziga. Hari abahimba diplome kugira ngo abone uko ashaka akazi. Hari bwa buryo muri iki gihe
abantu benshi baba bifuza kujya hanze muri za Amerika n'i Buraya na hose, iyo mu bisabwa hasabwa rimwe na rimwe ibyangombwa bijyanye no kureba umutungo afite, hari igihe bamusaba gushaka igipapuro kigaragaza ko yatumiye muri icyo gihugu ashaka kujyamo kugira ngo abone visa. Abenshi barabihimba, agakora historique bancaire igaragaza ko afite umutungo. Hari n'ababikora bagaragaza ko batumiwe, cyangwa se akaza yiyita umukozi w'ikigo kiniki, agahimba inyandiko yiyitirira ikigo akoramo kandi mu by'ukuri atari byo. Hari uburyo bwinshi, hari ababikora bagamije kunyereza umutungo nk'uko twabivugaga mbere, hari n'ababikora bagamije kugira ibyo bageraho, kuko mu nyandiko mpimbano burya akenshi iganisha no ku bindi byaha. Mu birebana n'inyandiko mpimbano hari ukuhimba inyandiko, hari no kuyikoresha. Twagira ngo dusobanurire aho bitandukanira. Umuntu ashobora gukoresha inyandiko mpimbano ariko atari we wayikoze, atari we wayihimbye, rimwe na rimwe atanabizi. Hari gukora inyandiko, guhimba inyandiko, hakaba noneho no kuyikoresha. Gukora inyandiko, mu by'ukuri umuntu akora inyandiko iyi twita inyandiko mpimbano mu mategeko, mu by'ukuri ashaka kubihuza cyangwa se gukora ikintu gisa n'icy'umwimerere. Dufashe urugero, wenda umuntu arashaka kugurisha nk'isambu ye, ariko hari ababikora mu buriganya, akaba atakoresha cya cyangombwa cye cy'umwimerere, agahimba ikindi gisa nacyo kugira ngo agumane icy'umwimerere. Noneho mwagura akaguha cya kindi gihimbye, aba yakoze ya nyandiko. Hari abenshi batabasha kubigeraho kuko nabyo bisaba nyine ikoranabuhanga kugira ngo azabone bya birango, azabone kashe, azabone ibisa n'iby'icyo kigo ashaka kwitirira, bajya kwiyambaza bya bindi mujya mwumva abantu benshi bava ngo ni ikiryogo. Nuko baba bagiye, hari abajura nk'abo cyangwa se abantu b'abahanga muri ubwo buriganya, agacura kashe y'ikigo, ugasanga umuntu afite kashe y'ikigo cy'ishuri riniri, cyangwa afite kashe ya Land Center, hari abatangira ibyangombwa bagakora icyangombwa gisa na kiriya. Ubwo bacuze icyangombwa. Noneho hakaba kugikoresha. Icyambere habanza kugikora, nyuma hakaza faze yo kugikoresha. Nk'uko wari ubivuze, umuntu ashobora gukoresha icyangombwa cy'igihimbano atabizi. Urugero ni nk'urwo twatangaga rw'umuntu ushobora kugura inzu azi ko yaguze inzu, uwayimugurishije yamuhaye icyangombwa cy'umwimerere, ariko akaba yaranayigurishije n'undi. Hari ubwo ashobora kuyigurisha bwa mbere, akayigurisha akoresha cya cyangombwa cy'umwimerere, akaba yaracuze n'ikindi cya kabiri kugira ngo azabone uko yiba umuntu wa kabiri ushobora kuza, agafata cya kindi kitari umwimerere nacyo akagikoresha. Wa wundi waguze ikibanza bwa kabiri cyangwa inzu, we ntabwo azamenya ko icyo cyangombwa atari igihimbano. Aragiterura akakijyana swata kuri banki gusaba inguzanyo, cyangwa kugikoresha mu bundi buryo akeneyemo izindi nyungu, akagitangaho ingwate. Urumva we yagikoresheje atazi ko ari igihimbano. Nyuma haza kuba ubugenzuzi, ugasanga bamusanga icyangombwa kidahura, kuko hari ubwo iyo bigeze aho abantu bombi bagonganira kuri ya nzu cyangwa cya kibanza baguze, ubwo hajya kurebwa noneho ese icy'ukuri ni ikihe. Ubwo icyo gihe wa muntu wa kabiri azaba yabaye victime y'uko akoresha icyangombwa atazi ko ari igihimbano. Mu gihugu cyangwa se muri sosiyete, iyo bigeze aho ibintu babihimbira amazina ngo perimi y'indyogo, ugasanga babihimbye utubyiniriro, nuko icyo cyaha kiba gihari. Ariko wenda mukurikije ibirego mwakira, mukurikije namwe n'ibyaha mugenza, mubona iki cyaha kiri ku ruhe rwego mu Rwanda. Hari nko mu bihugu duturanye aho usanga bizwi ko n'abantu bavuga bati muri kiriya gihugu perimi iboneka ku mafaranga ya naya, atari uko wenda uyikuye muri polisi, wenda ari uko hari n'abantu ku ruhande bazikora. Mu gihugu cyacu ntabwo twavuga ko bikabije cyane nk'uko babivugaga no mu bihugu duturanye, kuko murabyumva kenshi hari umuntu uvuga ati ubwo wabuze perimi reka njye gushaka hakurya hariya muri Kongo ndaza kuyibona. Nuko hano aba yumva ko bidashoboka. Hari na benshi baza basaba ko zihindurwa, babahindurira, ariko hano bakamusaba ko banza gukora ikizami kugira ngo barebe ibyo avuga ko bihuye n'ukuri. Akenshi usanga hari abazana diplome bakuye hanze bashaka akazi, ariko ko dufite ikigo gishinzwe kugenzura
by'izo diplome n'iki kiriya kigo cya heke cyo muri minisiteri y'uburezi kibanza kubaza kuri cya kigo umuntu avuga ko yizeho, ariko ahandi ntabwo ariko bimeze. Niyo mpamvu uvuga ngo mu gihugu cyacu tuba dufite ingamba n'uburyo bwinshi bwo kurwanya iki cyaha. Niyo mpamvu usanga benshi bashaka hano babona ko bidashoboka bakajya kubishakira ahandi. Ayo mazina yo ntabura ariko yagiye abaho mu gihe cya mbere, ariko muri iki gihe ntekereza ko atari ibyaha bikanganye cyane. Yego turagenda tubyakira nk'uko twabivugaga ku bijyanye n'ibyangombwa by'ubutaka, cyane cyane by'ubutaka abantu bahimba bashaka kugurisha ku bantu 2, 4, 5, ariko buriya buryo bwagiyeho, ndavuga ku ruhande rwa wena na za perimi, buriya buryo bwagiyeho bworohereza abantu gukora rimwe na rimwe online kandi ubona bitagoye. Ntabwo abantu bakigira tendansi yo kujya gushakira ibyangombwa muri za nzira zo mu biryogo na hehe. Hari ibyaha bimwe abantu bagenda bakora ariko ugasanga batazi ko ari icyaha, bifata nk'ibintu byoroshye, ariko wareba mu mategeko ugasanga cya kintu abantu bakora buri munsi batabitekerejeho n'icyaha. Wenda ndatanga urugero, umuntu ukoresha inyandiko irimo amakuru atari ukuri, abizi neza ko ayo makuru atari ukuri, ariko ugasanga wenda ni inyandiko ni amakuru atahita ashyira ubuzima mu kaga. Wenda niba nitwa mwanafunzi nkaba narakunze akazina ka Habimana harigatambikamo, mbizi neza ko iryo zina atari rijyanye nta n'ahandi riri, ariko ayo makuru akaba atariyo, icyo gihe nahanwa nko gukoresha inyandiko mpimbano. Icyo gihe urahanwa kuko urumva muri iki cyaha twavugaga byanze bikunze iyo umuntu akora inyandiko aba afite ibindi ashaka kuzageraho bivamo noneho cya cyaha twumva ko gikomeye kiremereye. Dufata urugero rworoshye, umuntu ashobora kuza akajya ku muyobozi cyangwa se kushinzwe irangamimerere mu murenge akamubwira ati rwose ndi ingaragu, ntabwo ndubaka, ndacyari seribateri, ndashaka icyangombwa cy'uko ndi seribateri. Ariko ku rundi ruhande afite umugore, afite ibyo batumvikanyeho, ashobora kuba yifuza kugurisha nk'inzu, ariko kuri banki bamubwira ati zana n'umugore mwese musinye ko iyo nzu mwayigurishije. Icyo gihe akabona umugore ntabyumva, akagenda agahimba cyangwa se akajya kwa etat civile ushinzwe irangamimerere mu murenge akamusaba ko muha iriya bita attestation de cérébre. Ngo icyo gihe yagaragara muri banki ko ari ingaragu. Iyo agaragaye ko ari ingaragu biroroshye, bamuha yanguzanya akagenda akayifata akagurisha. Iyo agurishije urumva ko agurisha ari wenyine, ingaruka ziraza kuba zibe ku muryango, ko nyuma umugore azaba ari mu nzu n'abana abone baje guteza cyamunara ko wa muntu yananiwe kwishyura banki, yaragiye arabesha avuga ko ari ingaragu, bamuha icyangombwa cyamufashe kubona inguzanyo, yanguzanyo arayifasha ananiwe kwishyura, noneho usange banki igarutse kuza guteza cyamunara, usanga bidindije umuryango kandi bifite ingaruka nyine kuri ya famiye yose. Urumva ko nubwo tubyita ko ari ingaruka udahita ubona ku buryo buri direct, ariko nibyo bintu nakubwiraga, umuntu uhimba inyandiko byanze bikunze aba afite undi mugambi cyangwa se ibindi biba ashaka kuzayikoresha. Ntabwo umuntu akora inyandiko gusa kugira ngo ayikore ayibikaho ibe yo kumushimisha cyangwa kureba gusa, ariko aba afite ikindi ashaka kuzageraho. Icyo gihe rwose umuntu arahanwa. Ni nka bya bindi twavugaga by'abantu basaba bifuza gusaba amaviza cyangwa se kujya hanze, rwose uragenda agasaba ko mukorera historique ya banki, agashaka icyangombwa cy'uko ari umukozi mu kigo iki n'iki, noneho akabifata akajya kubikoresha mu gusaba viza n'iki. Ariko icyo gihe yihesheje uburenganzira atakabaye abona, abeshe ko ari uyu n'uyu afite ibyangombwa n'ibi bigaragaza, ariko nyuma ukazasanga cya cyangombwa si cyo cyangwa kirimo amakuru atavuga ukuri. Mu bihe bitandukanye twagiye tubona inzego zishinzwe umutekano zafasha abantu, ugasanga bamufatanye nk'amakashe n'ibirango by'ibigo cyangwa by'inzego runaka, ufatanywe nk'amakashe cyangwa se ibirango, nawe ubwo ako kanya ahita ashinjwa icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Ni ukuvuga ngo akenshi iyo umuntu bamusanganye izo kashe cyangwa se ibirango n'iki byose biba byahereye ku iperereza riba ryakozwe. Uvuga ngo mbere y'uko bamugeraho cyangwa kugira ngo bamubone, nuko haba hari amakuru agaragaza ngo umuntu uyu n'uyu tumufatanye icyangombwa, ariko atubwiye ko uwakimuhesheje ari uriya. Muri ya makuru rero uko abaturage bagenda bahererekanya n'inzego z'umutekano cyangwa zishinzwe iperereza, nibyo biganisha
kuzagera kuri wa wundi ufite bya byangombwa. Noneho ko nibyo nakubwiraga, ntabwo umuntu yicara ngo yicara ahimba inyandiko adafite icyo azayikoresha. Wa muntu rero nawe icyo akora nuko abatunze yamakashe bya birango cyangwa iki byose kugira ngo ba bantu bamugana bifuza kugira ibyo bageraho cyangwa guhimba inyandiko ariho babikoresha. Ni ukuvuga ngo wa muntu ubikora n'abari baba baje kubikoresha iwe bose bafatwa nk'abakoze inyandiko mpimbano. nsa n'ugaruka inyuma gato kabazo nari nabajije ko kuba kwirengagiza amakuru amwe n'amwe ubizi neza kubw'inyungu runaka ariko ugasanga birasa n'ibintu byoroshye. Tuvuge nk'urugero, narakoreye urwego runaka ariko narukoreye mu gihe cy'amezi 10, ariko mu kandi kazi nshaka bansaba ko mba narakoreye urwego runaka mu gihe cy'imyaka 2. Nshobora kubikorana n'umuntu wo muri icyo kigo kanyandikira ko nakoze imyaka 2 aho ngaho kandi narakoze amezi 10. Ibyo ni icyaha rwose. Icyo ni icyaha kuko amakuru ari muri iyo nyandiko ntabwo ahura n'ukuri. Kuko hari inyandiko itavugisha ukuri, niko mbere mu mategeko twayitaga. Ngo ushobora kuba warakoze mu kigo amezi 8 kandi bashaka inyandiko y'umuntu wakoze amezi 12 ahwanye n'umwaka. Iyo ugiye ukumvikana n'umuyobozi w'icyo kigo cyangwa ushinzwe gutanga ibyo byangombwa akaguha icyangombwa kitavuga ukuri, inyandiko yo yatanzwe n'umukozi ubishinzwe ubifitiye ububasha, ariko noneho amakuru arimo. Uko inyandiko mpimbano zirimo uburyo bubiri butandukanye. Hari uhimba inyandiko ahereye gusa ku cyangombwa kindi abonye akayihimba, ya yindi twavugaga wa muntu dushobora gusangana amakashe n'ibirango n'iki. Uriya wari ku ruhande akoze inyandiko mpimbano atafite n'ububasha. Noneho hakaba n'undi ukora inyandiko afite ububasha ariko ya nyandiko itarimo ukuri. Hari impamvu buryo baba basabye ngo umuntu ukenewe aha n'uwo warize umwaka yararangije. Dufate wenda nk'urugero rw'umunyeshuri. Umunyeshuri arize ntarangije umwaka cyangwa ariyandikisha gusa ageza kuri icyo kigo ariko ntiyahize. Nyuma y'umwaka umuhaye birete cyangwa umuhaye indangamanota. Mu by'ukuri wa munyeshuri ntiyahize cyangwa umuhaye diplome, ntabwo yahize. Ibyo azajya gukora hariya bifite ingaruka. Aho azajya gukora akazi bifite ingaruka kuri cya kigo. Ni ukuvuga ngo inyandiko cyangwa icyangombwa gitanzwe n'ubuyobozi cyangwa gitanzwe n'urwego rubishinzwe, ariko amakuru arimo nta kuri kurimo. Icyo gihe ni inyandiko mpimbano. Ubwo muvuze ku ngaruka n'ubundi hatekerezwa gushyirwaho amategeko nateganya ibihano kuri iki cyaha, nuko hirindwaga izo ngaruka. Amategeko y'u Rwanda rero avuga iki kuri iki cyaha ndetse n'ibindi bigishamikiyeho? Mu Rwanda iki cyaha kirahanwa. Tukaba dufite itegeko tugenderaho nomero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Muri iri tegeko rero hari ingingo ya 276 ivuga ku guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano. Uwakoze iki cyaha aba yakoze ibihe bikorwa kugira ngo byitwe ko yahimbye cyangwa yahinduye inyandiko cyangwa yanayikoresheje. Itegeko risobanura ko umuntu wese uhimba cyangwa uhindura mu buryo ubwo ari bwo bwose inyandiko cyangwa ikindi kintu cyanditseho igitekerezo, ashyiraho umukono cyangwa igikumwe bitari byo, yonona inyandiko cyangwa imikono, asimbuza abantu abandi. Ko hari nka lisiti biriho abantu wenda 20, hari Mwanafunzi akamusimbuza Jacques, hari inde gutyo kuri ya liste kugira ngo agaragaze ko uwo ashaka gushyiramo nawe yari ku rutonde rw'abo bantu. Ahimba amasezerano. Umuntu ashobora guhimba amasezerano yuko mwaguze imodoka iyi n'iyi, nyuma y'igihe akazayijyana mu rukiko agaragaza ko twaguze ariko yanze ko duhinduza, akaba asaba urukiko ko rwafata icyemezo cy'uko yakorerwa mitasiyo. Hari abantu bahimba amasezerano nk'ayo. Imiterere y'ingingo zimwe na zimwe, igitegetswe gukorwa cyangwa icyarangije kwemeranywaho abakoze icyaha. Turebe rero icyitwa ibihano. Umuntu wese kubw'uburiganya wandikisha ibintu bidahuye n'ukuri cyangwa ukora imenyekanisha ritari ryo afatwa nk'uwakoze icyaha cyo gukora ibihimbano. Ashobora kwandikisha amakuru atariyo, ashobora guhimba inyandiko zitarizo cyangwa zidahuye n'ukuri. Icyo gihe abafatwa nk'uwakoze inyandiko mpimbano. Noneho turebye ibihano,
iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarengeje miliyoni 5 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Aha iyo ageze mu rukiko cyangwa mu bushinjacyaha bashobora guhitamo kumuhanisha igifungo cyangwa se kuba bamuca amande guhera kuri miliyoni 3 kugera kuri miliyoni 5. Umuntu wese uzi ko inyandiko ari impimbano akayikoresha mu buryo ubwo ari bwo bwose aba akoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa ibihano biteganyijwe mu gika cya 3 cy'iyi ngingo. Iyo guhimba byakozwe n'umukozi wa leta mu mirimo ashinzwe cyangwa n'undi ushinzwe umurimo w'igihugu, igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10. Numva ko ku mukozi cyangwa umukozi wa leta we igihano cyikuba cyane, mu gihe hariya byari imyaka 5 kugera kuri 7 ariko ahandi ni imyaka 7 kugera kuri 10. Ni hazabu yo kuva kuri miliyoni 2 ariko atarenze miliyoni 3 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Aha ni ku ruhande rumwe rwakoze kiriya cyaha kirimo inyandiko zitavugisha ukuri. Noneho hano haraho nanone ingingo ya 277 bavuga ngo guhabwa kubw'uburiganya cyangwa no gukoresha inyandiko mpimbano bitangwa n'inzego zabigenewe. Ku ngingo ya mbere ho baravuga ko ushobora kujya mu buyobozi mukaba mubiziranyeho, nka zangiro twatangaga ko umuntu ashobora kugufasha akaguha icyangombwa utari ukwiye ariko nawe azi ko ari cyo. Ariko hari ahandi ushobora kugenda ugatanga amakuru atariyo bigatuma baguha icyangombwa, ubuyobozi bwo bukaba buzi ko bwaguha icyangombwa, buzi ko wujuje ibisabwa, cyangwa se waje kubera amakuru wabahaye ushobora kuza uvuga ati nabyaye umwana uyu n'uyu witwa gutya na gutya, bakaguha attestation de naissance ya wa mwana kandi mu by'ukuri ntatari ibyo bitanabaye, ufite ikindi ujya kubikoresha swate kujya mu zindi gahunda zawe. Aha rero hari uburyo bwa mbere bwaho ushobora kuba wabyumvikanyeho n'umukozi ubishinzwe mugakora inyandiko ariko itavugisha ukuri. Hakaba naho ushobora kukihesha ni muri bwa buryo ugenda ukabaha amakuru atariyo, noneho bakabiheraho baguha icyangombwa. Aha bavuga ko umuntu wese kubw'uburiganya wihesha ukora cyangwa ukoresha atabikwiye impapuro z'inzira zikoreshwa mu gihugu cyangwa kubajya mu mahanga nka ziriya passport cyangwa laissez-passer nk'uko tuzita, impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi, urupapuro rw'amanota, impushya zo gutwara ibinyabiziga n'izindi mpapuro cyangwa inyandiko cyangwa ibyemezo bitangwa n'inzego zabigenewe. Urumva ko ari bwa buryo bundi bwa kabiri umuntu ashobora kuba yakoresha uburyo bwose atanga amakuru atariyo agahabwa icyangombwa adakwiye. Aha tugarutse gatoya ku bihano, bavuga ko umuntu uhamijwe n'urukiko gukora kimwe muri ibyo bikorwa twavuze haruguru, wa wundi wihesheje icyangombwa atarakwiye, ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 3. Noneho hari ingingo ya 278 guha umuntu inyandiko adakwiye kuyihabwa cyangwa se udakwiye kuyihabwa. Umuntu wese uha cyangwa uhesha undi muntu imwe muri inyandiko ziteganyijwe mu ngingo ya 277 bya bindi bavugaga by'ibyangombwa passport n'iki byose, azi ko adakwiye kuyihabwa abakoze icyaha. Wowe urabizi, uri umuyobozi, kuko abenshi urabizi ko hari ibyangombwa bagusaba mu nzego z'ibanze, akaba yagenda agatanga ruswa akabwira umuyobozi w'umudugudu ati mfasha rwose nkeneye ko mbona icyangombwa iki n'iki, cyangwa ko ntuye mu mudugudu wawe, afite ibyo yihisha wenda aho bamuzi, akaba amubwira ati mfasha umpe icyangombwa kugira ngo mbashe kubona amashuri y'abana cyangwa ikindi ashaka kugeraho. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5, n'ihazabu y'amafaranga atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2. Iyo bikozwe n'umukozi wa leta ibihano biba igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7, n'ihazabu y'amafaranga atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2. Aha rero tugiye ku ngingo ya nyuma uko icyaha gikorwa, ahanini uko ibyaha bikorwa by'inyandiko mpimbano akenshi bakunda kubikora mu byangombwa by'ubutaka, kuko mu byangombwa by'ubutaka byabaye nk'imari ishushe, mbese usanga aho abantu iyo agifite biroroshye kujya muri banki bakamuha inguzanyo, biroroshye kuba yagenda agafata ideni aha n'aha akabwira ati rwose dore icyangombwa mfite cy'ubutaka reka nkigwatirije nyuma y'igihe nzaza ngira. Aho usanga akenshi abantu babikoresha muri ubwo buryo.
hari guhimba impushya zo gutwara ibinyabiziga, umuntu akaba rwose atarakoreye perimi, ugasanga aragiye aho ashobora kubona ba bantu babikora babicura, akamuha icyangombwa, ugasanga ari mu muhanda, bamubaza akacyerekana, ariko ari igihimbano kuko bifite ingaruka. None ni ukuvuga ngo umuntu niba atariza gutwara ikinyabiziga, icyo gihe byanze bikunze afite impanuka zateza, kuko nta bumenyi, ntabwo yabyitoje, ntabwo yatsinze ibizami. Hari guhimba impamyabushobozi za diplome cyangwa se izindi certificate umuntu ashaka, aravuga ati abakenewe mu kazi aha n'aha nuko bazaba barakoze amahugurwa ya n'aya cyangwa nuko bize ibi n'ibi, umuntu akagenda agahimba icyangombwa kugira ngo ajye muri ka kazi. Na bya bindi nababwiraga by'abantu bahimba ibyangombwa by'imirimo bakoze kugira ngo bapiganire amasoko ya leta, usanga nabwo ari uburyo bwinshi bukunda gukoreshwa cyane muri ubwo buriganya. Nkanjye umuntu ampereje icyangombwa kitari umwimerere, umuntu ampereje perimi cyangwa indangamuntu, ntabwo nshobora kumenya yuko atari umwimerere. Mu kugenza ibi byaha hari abaturage bajya babaha amakuru, babimenya bate ko icyangombwa ari igihimbano? Gutanga amakuru muri ubu buryo birashoboka, biroroshye. Dufashe urugero rusanzwe, umuntu araje agurishije ikibanza, afite abamusinyiye nk'abatangabuhamya mu mudugudu, ku rwego rwa mbere aragurishije, birarangiye. Ejo wa muntu nimubona yongeye kugarura undi muntu ashaka kugurisha bwa kabiri, wa muturage ntazabimenya, azavuga atari ku nyamara uyu muntu hari ubushize yagurisha ikibanza na Jackson, none yongeye kugarura Innocent. Icyo gihe biroroshye ko umuturage yakwihutira kumenyesha inzego zibishinzwe, akavuga ati nyamara uyu muntu hari ubushize twaramusinyiye, none dore. Ubwo ni uburyo bumwe. Umuntu ashobora kuba ari urubyiruko, yarakuranye na mugenzi we, baragiye no gukorera perimi, wenda ntibatsinde, yatsindwa, atsinzwe na mugenzi we, ariko mu gitondo akabona mugenzi we agiye mu muhanda na moto ye cyangwa n'imodoka afite icyangombwa. Icyo gihe agomba kwibaza icyo cyangombwa cyavuye. Biroroshye kuba yatanga amakuru, akavuga ati nyamuneka mugenzure. Hari uburyo dukoresha bwa telefone, hari umurongo wa telefone utishyurwa wa RIB, ari wo 166. Hakaba nanone ishami rishinzwe kurwanya ibi byaha bijyanye no ibyaha byo bimunga ubukungu, ariyo telefone igendanwa ya 0782311152. Sinzi niba narisubiramo kugira ngo abantu babyumve neza. Hari umurongo utishyurwa wa 166. Hakaba nanone umurongo wundi ashobora kuhamagara wa 0782311152. Icyo umuntu yabasaba nuko mu byo bakora haba mu gushishoza, mbere yuko agura cyangwa se mbere yuko akora amasezerano ahererekanya ibyo ashaka kugura, abanza gushishoza, gukurikirana. Ese ubutaka ngiye kugura ikihutirwa ni iki? Nuko ni twihutira kwishyura amafaranga, cyangwa wabanza kubaza mu kigo cy'ubutaka, ese icyangombwa cyanditse kuri uyu koko, icyangombwa n'umwimerere? Ikindi twasaba abaturage ni ubunyangamugayo. Akenshi hari igihe usanga abantu bifuza gukira vuba bihuse, kandi mu by'ukuri ubujura ntawe bukiza. Uriba uyu munsi ukiba ejo bundi ugafatwa, ugasanga bya bindi byose wibye n'ibyo wari usanzwe utunze n'ubundi urabyambuwe cyangwa se urahanwe, hiyongereho n'amande n'iki byose. Gukoresha impapuro z'umwimerere mu bintu byose bigenwa n'amategeko bigamije ko buri wese abona uburenganzira yemererwa n'amategeko, hatagize uhabwa ibyo adakwiye guhabwa. Birasa naho iyi ngiyi ari imwe mu nzira zo kuba mu gihugu kigendera ku mategeko kandi kitarimo ibyaha. Nshuti bakunze b'ikiganiro sobanukirwa ibyaha ubyirinde, icyanone naha tugisoreje. Tubashimiye ko mwadukurikiye, naho ubutaha. Ikintu cya mbere ni amakuru y'ibyabire mu gihugu hirya no hino, yose umuntu aranyumvise. Utunze radio ntumva amakuru yo kuri Radio Rwanda, ntumva ibiganiro biba kuri Radio Rwanda, gusumbya radio bikumariye. Saa 12 z'umugoroba i Kigali. Reka tubageze amakuru agezweho kuri iyi saha. Ngewe ndacyari Nyirarukundo Xavera. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko Abanyafurika badakwiye gukomeza kumva ko ibindi bice by'isi bizakomeza kubitaho no kwita ku bibazo byabo ndetse no guhora aho ngaho ngo babafashe. Umukuru w'igihugu yabigarutseho kuri wa gatatu mu kiganiro cyareberaga hamwe uruhare rwa Afurika mu guhindura isi. Ni ikiganiro cyabereye Davos mu Suisse, aho yitabiriye inama z'ihuriro ry'ubukungu ku isi kuva ku wa mbere w'iki cyumweru. Muri icyo kiganiro ku ruhare rwa Afurika mu guhindura isi,
umukuru w'igihugu yari kumwe na perezida wa Malawi Lazarus Chakwera, wa Namibia Hage Geingob, wa Zimbabwe Emmerson Dambudzo Mnangagwa ndetse na Dr Philippe Isidore Mpango, uyu ni vice perezida wa Tanzania. Perezida Paul Kagame yavuze ko hashyizwe ingufu nyinshi ku rwego rw'umugabane wa Afurika hagamijwe kugerageza no kureba icyo Afurika yakwikorera idakomeje kurangamira akimuhana. Cyakora ngo ibyo ntibisobanuye ko Afurika ari nyamwigendaho itazafatanya n'abandi, ahubwo umukuru w'igihugu yavuze ko bidakwiye ko abahandi haribo bakomeza kuvuga ibibazo bya Afurika banabishakira ibisubizo, ko ahubwo igikenewe ngo ari nuko abanyafurika nabo bahera ku byo bashoboye ubwabo, hanyuma abaterankunga bo ku yindi migabane bakaza nyuma. Yatanze urugero ku kibazo cya COVID-19 avuga ko kiterekanye imbaraga nke za Afurika gusa, ko ahubwo cyerekanye n'izindi ntege nke z'ahandi ku isi, ariko by'umwihariko ku mugabane wa Afurika ngo cyagaragaje ko uyu mugabane nta bikorwa remezo byo mu rwego rw'ubuzima ufite. Yavuze ko ari nayo mpamvu mu gihe inkingo z'iki cyorezo zabonekaga, Afurika yasabwe gutegereza ibihugu bikize bikabanza gukingira abaturage babyo, hanyuma yo igahabwa inkingo zisagutse. Hano umukuru w'igihugu yagize ati ibyo ubwabyo bifite byinshi bisobanuye cyangwa se bivuze. Icya mbere ni isomo riduhatira gukanguka no gukora bimwe mu bintu dushoboye ubwacu, kandi hari byinshi dushobora kwikorera mu gihe dushyize hamwe nk'abanyafurika. Hari ibibazo byinshi dushobora kwikemurira. Mu yandi makuru kandi muri aya masaha hano i Kigali hari kubera ibiganiro bijyanye no kwizihiza umunsi wo kwibohora kwa Afurika, byahuje inzego zitandukanye, intumwa zitandukanye, harimo abanyamahanga ba mu Rwanda, intumwa z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, abagize inteko ishinga amategeko ndetse n'abandi. Muri ibi biganiro hagarutswe ku kwigira hamwe icyakorwa ngo Afurika ibeho yihagije mu biribwa bidasabye kujya kubihaha hanze ya Afurika. Haganiriwe kandi no ku kibazo kijyanye n'imihindagurikire y'ikirere. Ibi biganiro byateguwe na Pan African Movement ishami ry'u Rwanda bihuzwa no kwizihiza umunsi wo kwibohora kwa Afurika. Umunsi wizihizwa buri tariki ya 25 Gicurasi, tariki nk'iyi turiho ndetse ya buri mwaka. Uyu munsi wo kwibohora kwa Afurika wemejwe tariki 25 z'ukwezi kwa gatanu 1963, ubwo abayobozi b'ibihugu 31 bya Afurika bari bamaze kwigobotora ubukoloni bari bahuriye Addis Abeba, biyemeza gukora ibishoboka byose mu gufasha ibihugu bigikoronijwe kugira ngo nabyo bishobore kubohoka. Mu ntangiriro z'uyu mwaka, inama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika bemeje insanganyamatsiko igira iti kubaka Afurika yihagije mu biribwa, dukemura ibibazo by'imirire mibi n'imihindagurikire y'ikirere. Mu yandi makuru kandi abakorera mu Rwanda ibicuruzwa binyuranye bavuze ko kuri ubu bashishikajwe cyane no kunoza ibikorerwa mu gihugu kugira ngo bazabikundisha abazitabira inama mpuzamahanga ya CHOGM itegerejwe guteranira i Kigali mu byumweru 3 biri imbere. Amabara y'ibendera ry'u Rwanda ndetse n'ijambo Rwanda biragaragara henshi ku bicuruzwa byakorewe hano mu Rwanda, byiganjemo cyane imyambaro, imitako yo kurimbisha umubiri nk'ibikomo, amaherena n'ibindi bikozwe mu masaro. Kubikora rero kubabikora ndetse bakanabicuruza ngo ubu ni bumwe mu buryo bwo kumenyekanisha igihugu ku bashyitsi bategerejwe mu nama mpuzamahanga ya CHOGM itegerejwe hano i Kigali hagati mu kwezi gutaha kwa gatandatu. Twakoze mu bukangurambaga nk'akarere urugo ku rundi, aho urugo rugomba kugira ifumbire n'ingarani bibavana mu ifumbire mborera. Mu bijyanye rero n'ubuhinzi n'ubworozi ari nacyo wenda gishingirwaho kugira tuvuge ko ubutaka bufite ubusharire. Mu by'ukuri kugeza kuri uyu munsi akarere kacu ntabwo navuga ko turi ahantu habi, turi ahantu heza cyane. Navuga ko kuri standard igendeweho dufite sezo zose 3 twe turakora, turahinga sezo A, sezo B na sezo C turahinga, nubwo gusa dafite ibishaka. Mutwihanganire kuri icyo kibazo kibaye kuri tekinike. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Pidonce Rubingisa avuga ko ibikorerwa mu Rwanda bizwi nka Made in Rwanda bifite uruhare rukomeye mu kumenyekanisha igihugu kigiye no kwakira umubare munini w'abashyitsi mu gihe gitoya. Ni mu gihe hazwi nka Car Free Zone mu mujyi wa Kigali harimo kubera imurikabikorwa ry'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'akarere ka Nyarugenge basaga 60, biganjemo abatanga serivisi zitangwa mu nzego z'ibanze, serivisi z'ubuvuzi, imiti gakondo ndetse n'ibyo bikorerwa mu gihugu birimo imyambaro, inkweto, imitako ndetse n'ibindi bitandukanye. Ni imurikabikorwa rifite insanganyamatsiko igira iti serivisi inoze, iterambere ryihuse.
dukomeze kandi n'andi makuru. Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze burasaba abagize amadini n'amatorero yo muri ako karere gukomeza kwigisha abakristo babo gahunda ya Ndi Umunyarwanda mu nyigisho batanga, kubera ko ngo bizakomeza gufasha abaturage gusobanukirwa neza amateka ya jenoside yakorewe abatutsi, binabafashe kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Ibi byagarutsweho n'umuyobozi w'akarere ka Musanze Ramuri Janvier ubwo yifatanyaga n'ihuriro ry'amadini n'amatorero mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro 28 jenoside yakorewe abatutsi aho i Musanze. Igikorwa cyabereye ku rwibutso rw'akarere ka Musanze. Uhagarariye hibuka yasobanuriye abahagarariye amadini n'amatorero aho i Musanze uruhare amadini n'amatorero yagize mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi. Yabasabye gukomeza kubaka umuryango nyarwanda bagira uruhare mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, kurwanya ivangura n'amacakubiri binyuze mu nyigisho n'urugero rwiza baha abayoboke babo. Mu muhango wo kwibuka ku nshuro 28 jenoside yakorewe abatutsi, amadini n'amatorero anyuranye aho mu karere ka Musanze yatanze n'amabati 40 hazifashishwa mu kubakira amacumbi abatishoboye barokotse jenoside yakorewe abatutsi aho i Musanze. Mu gihugu cya Nigeria, Senateri Rokasi Okorocha wari umaze amezi 3 atangaje ko aziyamamariza kuyobora iki gihugu cya Nigeria mu matora ateganyijwe mu ntangiriro z'umwaka utaha 2023 yatawe muri yombi kubera ibyaha bya ruswa akurikiranweho. Honorable Rokasi Okorocha wanabaye guverineri wa leta ya Imo herereye mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Nigeria yafatiwe hi Abuja, aho bivugwa ko ibyaha bya ruswa ashinjwa yaba yarabikoze akiyoboye iyo leta ya Imo kuva muri 2011 kugeza 2019, bikavuga ko ngo yaba yarikoreye mu isanduku ya leta akanyereza habarirwa muri miliyoni 7 z'amadolari y'Amerika. Rokasi Okorocha w'imyaka 59 y'amavuko akaba hanabarizwa mu ishyaka riri ku butegetsi rya APC atawe muri yombi habura iminsi mike yangura ishyaka rye riterane rihite muzariserukira muri ayo matora y'umukuru w'igihugu cya Nigeria. Abamushyigikiye batangiye kuvuga ko kumuta muri yombi kugamije kumukoma mu nkokora cyangwa se kumucecekesha mu mugambi we yari yagaragaje wo guhatanira kuyobora Nigeria. Ni mu gihe kandi kugeza ubu tuvugana perezida ukigiye wa Nigeria Muhammadu Buhari watari yatangaza ku mugaragaro uzamusimbura ku butegetsi, dore ko we yushuje ikivi cya manda ze 2 emererwa n'itegeko nshinga ry'igihugu cye, akaba atemerewe kwiyamamariza indi manda. Imalabo muri Guinea Equatoriale kuri wa gatatu hatangiye inama idasanzwe y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ni inama iganirwamo ingingo zinyuranye zirimo ibibazo by'ubuzima kuri uyu mugabane, ibibazo by'iterabwoba n'ingingo ijyanye no guhindura ubutegetsi bitanyuze mu buryo bwubahirije amategeko mu bihugu bimwe na bimwe by'uyu mugabane. Kuri uyu munsi wa mbere w'inama idasanzwe y'Afurika yunze ubumwe haribandwa ku kibazo cy'ubuzima kuri uyu mugabane gikomeza kugenda gitera impungenge kubera ingaruka z'ibibazo binyuranye birimo ibya COVID-19, imihindagurikire y'ibihe, ibura ry'ibiribwa n'ibibazo by'umutekano. Kugeza ubu abaturage barwa muri miliyoni 114 mu bihugu bibarwa muri 15 bya Afurika byibasiwe cyane bakeneye inkunga mu buryo bwihuse nk'uko bitangazwa n'umuryango w'abibumbye cyangwa Seroni. Muri iyi nama kandi hazabaho n'ikiganiro kizahuza abakuru b'ibihugu n'abaterankunga hagamijwe gushakisha inkunga yo gufasha abarenga miliyoni 30 bavanywe mu byabo n'impamvu zitandukanye zirimo intambara ndetse n'ibindi. Iyi nama izageza ku wa gatandatu, birateganywa ko izitabirwa n'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma babarirwa muri 20 bo kuri uyu mugabane wa Afurika. Abimukira barenga 70 bavaga muri Libya bashaka kwerekeza i Burayi baburiwe irengero nyuma y'uko ubwato bari barimo burohamye mu nyanja. Ubwato aho bimukira bari barimo ngo bwari butwaye abarenga 100, ariko bagera muri 24 babashije kurohorwa batari bapfa, ariko abandi barenga 70 bakomeje kurirwa irengero. Abari bari muri ubwo bwato ngo bakomokaga bamwe kuri uyu mugabane wa Afurika, abandi bakomoka ku mugabane wa Aziya. Ubwo bwato ngo bwaruhamye mu ijoro ry'itariki 22 rishyira ku itariki 24 z'uku kwezi kwa gatanu. Hanyuma igihugu cya Gambia cyatangaje ko cyiteguye kuburanishiriza ku butaka bwacyo wahoze ari perezida w'iki gihugu Yahya Jammeh n'abandi bamwe mu bari abayobozi ku butegetsi bwe bashinjwa ibyaha binyuranye birimo ndetse na ruswa. Muri rusange abazaburanishwa baragera muri 70. Reka twanzurira hanga kandi tubashime cyane. Samo yazuzuye nta yindi ntumwa ndazana na Marite Nyirijabo tubageza amakuru arambuye mu Kinyarwanda. Gataho ibihe byiza. Ego ibaze natwika na MTN 4G do n'ikimenyimenyi gira ahantu ujya usacinge niyo Bosco gusa urahita ubona ibikorwa byanjye byose kuko mbishyira online. So my people, turagera ku cyo uyu munsi tuzikoraho. Kanda akanyenyeri 3 5 akanyenyeri 1 urwego ugure paki ya Irekure.
You get home from work feeling exhausted, endless meetings and deadlines. You're greeted by the inviting aroma of our favorite roast chicken and rice. And that ice-cold Coca-Cola, which makes everything magical. You sit down to dinner with the family and think to yourself, everything will be just fine. There's magic when we eat together. Coca-Cola. Real magic. uri umufana wa basketball waba ukunda kugira ibihe bihebuje nawe warazirikanywe mu gihe hazaba hakinwa imikino ya nyuma muri bar irushanwa rizabera muri Kigali Arena guhera ku itariki ya 21 kugeza ku ya 28 Gicurasi 2022. Visit Rwanda ifatanyije na Basketball Africa League yateganyirije ibihembo bishimishije abanyamahirwe batandukanye. Ibihembo bizatangwa birimo amatike yo kureba imikino, guhaha, gusura pariki z'igihugu n'ibindi byinshi. Niba wifuza gutsindira ibi bihembo, dusure kuri Visit Rwanda Fan Zone kuri Kigali Arena. Unadukurikire kuri @visitrwanda.now kuri Twitter, Instagram na Facebook. Ntucikwe, amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Ushaka ko umuryango wawe wihaza mu biribwa? Koresha inyongeramusaruro nziza maze ubone umusaruro mwiza nk'aba bahinzi bakurikira. Nitwa Mukashyaka Valeria, umurimo nkora ni ubuhinzi, nkaba ntuye mu murenge wa Kinazi, akarere ka Huye, maze imyaka 7 nkorana na Tubura. Ubundi mbere nezaga ibigori nk'ibiro nka 20, none ubu ngubu ndeza imifuka 3 kubera ko mba nahinze hatoya mbasha kubona imifuka 3 y'ibigori. Ubwo rero aho nkoraniye na Tubura hari n'ibyo nagezeho bitewe nuko mbikesha Tubura yaduhaye amahugurwa ikaduhugura tukamenya guhinga neza. Icyabiteye ni imbuto n'ifumbire. Twahingaga imbuto tubonye izo arizo zose, ariko bo batuzanira imbuto nziza zera, rero tukazihinga, twamara kuzihinga tukabasha kubona umusaruro mwinshi. Aho ntangiye gukorana na Tubura nabashije kugura ikibanza, mbasha kubaka inzu. Ubu inzu narayujuje nyirimo kubera umusaruro w'imyaka, kandi noneho ndarya nkasagurira n'amasoko. Ikindi kintu cyangiriye akamaro cyo muri Tubura ni itara nafashe, ariko nanone nkacuranga na radio kubera wa murasire, mbasha gucana mu nzu. Inama nagira abahinzi batarajya gukorana na Tubura nuko rwose bahagurukira icyarimwe tugakorana na Tubura, kuko imvugo niyo ngiro nabo bumve Tubura icyo bivuze. Buri wese yaba umuhinzi mwiza akagera ku nzozi ze abifashijwemo na Tubura, umufatanyabikorwa wawe wizewe ukugezaho inyongeramusaruro nziza ziguha umusaruro mwiza. Kandi akanyenyeri 801 akanyenyeri 8 urwego maze ubone umukangurambaga wa Tubura ukwegereye. Irushanwa rya basket ku rwego rwa Africa BAL ryagarutse i Kigali. Mu gihe cy'iminsi 7 amakipe 8 arahatanira igikombe. Ni guhera ku itariki 21 Gicurasi, ubwo finale ikaba kuri 28. Ntucikwe, ngwino usogongera uburyohe bwa basket hano iwacu i Kigali. Gura itike yawe nonaha kuri theball.nba.com. Itike imwe iguhesha amahirwe yo kureba imikino 2. Akarusho, imikino yose ushobora kuyireba live kuri theball.nba.com. Umutsinzi ni yanyu indahangarwa. Abakora bikagira impinduka ni abagera ku ntego ariko ntibadohoke. Mukomerezaho kubatangira ibishya. Iyo mutangiye nta kibahagarika, mukagera ku bihebuje, mutangira kwizera ko bishoboka kandi ntimucike intege. Tuzamuye musi yacu tugira tuti mukomerezaho. Mukomerezaho mumwe mu rugero. Bartender, 2 beers, please. There's only one beer I'd recommend. It's brewed to be the best. The best, eh? Yeah, nothing short of star quality goes into every drop. Really? Their world-class taste is built on their love and passion for beer, because they know that you never have a second chance to make the right first impression. Okay. Yeah, give it a try. Heineken, expertly brewed for that refreshing first sip. And every sip thereafter. Not for sale to persons under the age of 18. Please enjoy responsibly.
mugiye kumva ikiganiro ni Nyampinga. Iyi ni isaha y'ikiganiro ni Nyampinga. Rero ngiye mugiye kubana muri iki kiganiro cyose nitwa Uwikeza Nkaka Ivan. Iki kiganiro rero kiraza kuba kiryoshye. Iki kiganiro ntigisanzwe, dufite ibintu byinshi. Dufite imiziki, dufite sakwe. Abakunzi ba sakwe rero hari igihe igico gishobora gucaho, sibyo? Ntucyumve ukavuga ati nzagikura hehe. Uyu munsi rero murabizi ko turi kuri sezo ya 9, turimo turasubiramo agace ka 4. Hari igihe ushobora kuba waracitswe byaragezemo hagati rero ugacikwa. Uyu munsi rero ntuze kuza kongera gucikwa, sibyo ra? Nizere ko uraza kubwira mugenzi wawe ati uyu munsi agace ka 4 karasubiramo, kandi gitangaje ikirenze ibindi byose ndaza kuza kukikubwira. Reka rero tubanze twiyumvire umuziki. Sinakubwiye ko dufite imiziki myinshi. Reka rero duhere kuri uyu muziki witwa Fresh. Ni indirimbo ya Niyangabo, ni akaririmbo keza, ni akaririmbo kabyinitse, ni akaririmbo ushobora kubyina uvuye ku ishuri, uvuye ku kazi, uri mu rugo. Mbese ni akaririmbo keza pe, ni akaririmbo ushobora no gutura inshuti yawe, ya nshuti yawe bwishimana, ya nshuti yawe musekana, ya nshuti yawe mugirana inama, ya nshuti yawe mwigana. Aka ni akaririmbo keza ko kuyitura, aka ni akaririmbo keza ko gutura papa na mama, ni akaririmbo ko gutura abavandimwe bawe. Mbese ntuze kuza kujya kuri. Reka rero twumve aka karirimbo nakomeje kukubwira. Kidro nakubwiye yuko uyu munsi udasanzwe. Nkufitiye rero agace ka 4 ka ni Nyampinga sakwe. Urabizi ko turi kumva sezo ya 9 ariko igiye ifite uduce. Uyu munsi rero na agace ka 4. Uribuka rero ubushize yuko Anika yari yanze gusibira. Ese yaba yaravuye kwizima? Ese uribuka ko cyagiye mwiza yari yabuze imihango nyuma yuko aryamanye n'umuhungu? Ese yaba yaratinyutse kubibwira tante we? Ntuze rero kuza gucikwa. Mbere rero kugira ngo twumve aka gace ka 4 nakomeje kukurarika, sibyo? Kambanze nshimire byimazeyo abatwandikiye bagira inama Anike, abagiraga inama mwiza, ndetse n'abatanze ibitekerezo byinshi bigiye bitandukanye. Nukuri mwarakoze, ibitekerezo byanyu birakenewe kandi babifite akamaro kanini cyane. Nawe ushobora kugira igitekerezo aka kanya kugira ngo kidusangize rero wacyohereza ku 1019. Egera hano rero uryoherwe. Akira ungarurire kuri sabune ndakugarura 400. Urakoze Sine, ariko ndabona wihuta cyane. Ndashaka kujya ku ishuri ya test dufite uyu munsi ntize neza. None niyo mpamvu Kevin yazindutse mu cyakare. Ahubwo we uwo musaza wawe ko atakiza ku ishuri, usiko no kwizi twakoze mu minsi ishize atayikoze. Ngwiki mva ndaza kumubaza numve. Maze iminsi mpangayikishijwe n'ibyangerega sinkimenye bya Kevin. Umva ahubwo we urayiganira na mama Anike ku kibazo cyawe? Wapisha ubwo wabwanishe mwandikira agapapuro. Ngwiki ubwo se wanditsemo ibintu byose ko waryamanye n'umuhungu n'ibyo kubura imihango? Wapi, nambwiye ko nshaka ko tuganira gusa. Noneho ntabwo murabiganira? Mbonye byose mitanza kwigurishwa isabune. Ubu nawe ari kugushaka ngo amenye impamvu umukeneye byihariye. Ndumva ubu ntanataha. Ndi kwicuza icyo nabimubwiriye. Humuramwe, tante wawe n'umubyeyi usobanutse, tinyuka ujye kubimubwira. Aha, reka ngenda ariko mana we ubane nanjye. Bite Valentine? Mwisote se? Kunsuye mu gitondo se? Uyu munsi nta kazi ufite? Ndi kujyayo, gusa narinjiye ahangaha kubera fone yawe yananiye kuva nijoro. Shaga fone kanjye kanzimanye kandi sharijeri ntayo mfite. Ngo agatebe se? Oya Valentine nicara. Ahubwo nagize agatekerezo k'ubwenge kagufasha n'uzi Kigali. Nukuri mboneye akazi mfara wapi? Ahubwo natekereje n'ugi Kigali. Aho kubana na Puzzle nta kuntu waji wacu akaba ariho ba. Umva uri inshuti nziza pe. Nabibwiye mama arambwira nta kibazo. Yewe ahubwo tese usiko nabivuyemo ngo ariko nawe uranshanga.
ukuntu wari wahinze shate si inama yawe nasanze ariyo kujya i Kigali nta kazi ufiteyo ni ukwishyira mu kaga pe cyakora pe ariko ntakubeshye si kuba umushomeri birandambiye birumvikana Valentin birumvikana pe uzwi uri ku ishuri wumva utari wowe uzarota usoza kwiga nturangije kwiga kwicara mu rugo nabyo bikakurya ako Valentin ntukajye wiheba humura akazi kazaboneka wane shate simboni no bigoye amahirwe y'akazi aboneka hose Valentin ubuse ko navuye i Kigali nkaza gukora stage ariko sha wagize tombora we si tombora Valentin byarangoye ariko mbigeraho nabonye ko umuntu agomba gushakisha byakwanga bikanga ariko wagerageje cyokoze nibyo shate si reka nanjye ntangire mpiga icyo gukora mpereye n'aha Kabuto pe waramutse mama ni uzi ko nari nakubuze nari nagiye kugura isabune rero nabonye agapapuro wanyandikiye ngo uranshaka nibyo nibyo kuki se wanyandikiye kandi nimugoroba twari turi kumwe iyo umbwira ikibazo wari ufite urumva ni ikibazo kinkomereye mfite nguteze amatwi noneho ngaho mbwira ni ikibazo kirebana n'amasomo oya ntabwo ari amasomo oya mbwira mbwira wigira ikibazo mama ni ndakumva ntacyo uri buntware hari na rimwe nari nakubwira nabi koko oya ngaho mbwira rwose nta kibazo yewe sinzi uko ababyeyi banjye bazabifata nibabimenya ni ikihe kibazo kiguhangayikishije ndagukunda kandi nzabigufashamo uko nshoboye kose ubu se kuko nabikoreye iki nibikira oya tuza rwose umbwire nta kibazo reka mbanze njye kuri toilette Gigi akusuki ni cyande urinde man ni Kevin mwana nkumva ukuntu wenda kunuraho urugi urashaka iki hano nende kugutira isurubeti yawe mwana isurubeti cyanjye se kari cyo sudira nawe uragishakira iki nyine urabona urumva nyine mani hari ikintu urashaka kugikoresha umva ntacyo naguha ugukigurishije nazakuraho ikindi asa Gigi kuko urabona naza kugutira igisurubeti cyawe nshaka kukigurisha none se kutambwira icyo gishakira urumva nicyo kujyana ku ishuri muri pratique none se Keve ni ibiki wiga ku buryo ukeneye isurubeti urabona niga ubuvuzi bw'amatungo none se amatungo ahuriye n'igisurubeti cyo gusudira we nyine uyu munsi turatera intanga ingurube bisaba kuziterura rero nagira ngo zitanenguze inifomu mbega ibintu wiga we wanyereka uteriye ingurube wacana we ni George baneti neza shaho uzi yiteruye igera ku rutugu ukumva ngo nafu umva reka nyiguhe ariko uzakigarure wagifuze nta ngurube zinukamo urumva alo ndakumva director natinze kubera akabazo gatoya murakoze ndayitanze niko karame ko wagumye muri toilette ni amahoro nta kibazo ndaje ni ukuri humuruze tuvugane njye ku kazi dore nakerewe naje mama ni rero ndi nyogosenge ntukagire ikibazo ngo ukihererane sibyo mama nabuze imihango nibyo koko byakurizaga wigira ubwoba rwose bijya bibaho ko umukobwa buri imihango cyangwa igatinda kuza kubera impamvu nyinshi njyewe oya mbwira mfite ubwoba ko naba ntwite ngo iki hari umuhungu umwe aryamanye mama umbabarire n'ukuri ntabwo nzongera oya tuza wirira sibyo mbwira uwo muhungu se yaba yaragufashe ku ngufu oya ntabwo yafashe ku ngufu umva ndabizi ko bijya bibaho ko abakobwa bo mu myaka yanyu bashobora gushukwa n'irari ry'umubiri bakaryamana n'abahungu urumva nanjye byarantunguye mama nibura se mwakoresheje agakingirizo oya ntabwo twakoresheje
none se wagiye kwa muganga baragupima babona ko utwite koko? bitinye ngo batazabikubwira. Mwiza, Karame. humura, jya kwisuzumisha, ibindi turabiganira uvuyeyo, sibyo? Aho bwitegure guherekeze. Oya, ndijyana mamani bitakwicira akazi. Valentina! Karame mama, erega ndi hano mu cyumba. Niko muko, iki gihe uracyaryamye koko? Ndyama se nabikura he mama? Ndimo guterera papi pasi. Nuko mwana wanjye. Erega kugira umukobwa wirirwa mu rugo ni byiza. Urakoze mama. Uzi ukuntu usigaye nezezwa n'ukuntu dusigaye turya ibiryo biryoshye aha ngaha? Ariko mama, Karame, uzi kuvuga ibyo ukanshengura umutima? Kubera icyo uvuze gutyo? Koko wishimiye ko nirirwa nkora akazi ko mu rugo abandi biga kaminuza? Oya mwana wa, ubu se koko nakwishimira ko utiga kaminuza ngo nunguke iki? Ntacyo. Ayi, ipasi iranyukije mama. Yewe, Poli, ntabwo uhiye se? Reka ndebe. Yishije urutoki we yado. Nta kintu mbaye. Nureba ko nta kibazo. Ese Valentin, iyo mpeta ninde wayikwambitse ko utatubwiye? Reka nisanzwe y'umurimbo. Nureba ko nyambaye ku buryo? Narengize ngo ni zimwe z'abafiansaye bambika abantu bateye ivida. Ariko mama rwose reka. Ngerega ibyo gushaka umugabo se vuba ha mama. Ngomba kubanza ngashaka akazi kugeza igihe nzashobora kwirihira kaminuza. Mwana wanjye rero, nezezwa n'ukuntu ugira ishyaka mu bintu byose. Umva we, ni wowe mwiza? Ni njyewe. Muganga aravuze ngo ni wowe ukurikira. Umva we, umuganga urimo ni uwitwa nde? Ni uwitwa Jeannette, umwe w'inzobe cyane. Yababa data we, reka nitahire. Utaha se bataguhaye serivisi yakoze ni kubera iki? Uzi kuriya mu mama ari mama w'umunyeshuri twigana? Ibyo se hari icyo biri bugutware? Ntabwo nshaka ko amenyera ibintu pe, atazabibwira umukobwa we bikazagera ku ishuri. Reka. Ubwo se umuganga wamenya ibanga ry'umurwayi we yaba ari umuganga? Se koko. Ikindi uyu muganga ni umwana mwiza. Usanga urubyiruko rumwisanzuraho. Nibyo se? Ni ukuri pe, ahubwo injira ni wowe ugezweho. Ariko uyu mukobwa ari mu cyumba cyangwa yagiye? Anike, niko Ani? Ese Sabi, kusa kuzabaye iki? Ndeka papa Ani. Abakobwa rwose ndabona ibyabo byanyobeye. Bagize bate se kandi? Nk'ubu mwiza sinzi ibye, none ndebera Anike nawe yifungiranye. Ngo iki? Ko yikingiranye? Yifungiranye. Hegera nkwereke. Urabizi neza se ko arimo? Arimo rwose, kuko mwiza na Keve bagiye mbareba. Ko? Nini ko Ani? Anike, fungura turabizi kuri mu cyumba, fungura. Nakuze papa Ani, umwana wanjye haba hari ikintu yabaye koko. Ubanike yabaye iki koko? Mereze iranyundo nkwereke. None se urugero rwiyicira cyangwa mpamagara umufungo? Zana inyundo nkwereke ariko. Ndaje nyizane. Ani, uri mu cyumba wafunguye ntari curugi. Akira papa Ani, akira inyundo. Mereza nkwereke. No. Ani, nureba se ko bizi, urabona se bibikomeye kubwica? Ntabwo bikomeye, ndabona bifunguze. Niko Ani? Dore nguyu wa mukobwa ari. Asoni. Igihe twahundaguriye urugi koko ukatwihorera wicaye twumva. Ariko ibi ni ibiki koko? Ese uracyambaye n'amapinjama Ani? Koko watsimbaraye ntushaka kujya kwiga? Niko Ani? Kutadusubiza ukatureba gutyo gusa. Niko mwana wa. Habaye iki? Ni ikihe kibazo ufite koko? Anike. Mwiriwe muka. Uraho mwiza, amakuru yawe? Ni meza. Fata agatebe wicare. Hanze hasigaye bangahe? Ntabo, ni njye wari usigaye. Ni byiza cyane. Ngufashe iki rero? Oya? Ntacyo. Narinje kugusuhuza. Ni byiza cyane iyo abajene baje kunsuhuza. None se kutizi uyu munsi ni amahoro? Muga, numvaga ntameze neza. Urwaye utese?
muka karame banza unyemerere ko nta muntu uzabibwira. oya mwe sinatinyuka kumena ibanga ry'abarwayi nyizera mama. nari naje nyine ngo ndebere ko ntatwite. rero niba ukeka ko utwite hari ibizamini 2 turi bugukorere. 2? yego mwe hari icyo kureba ko utwite ariko tukagupima na VIH sida. ngo sida muka? yego. yebaba we none se muka ubwo naba ndwaye na sida? sicyo bivuze mwe. ni ukuvuga ko iyo umuntu akeka ko yasamye aba yarakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. nyine ko byagenze. rero tugomba kugupima byombi kugira ngo twizere ko ubuzima bwawe bumeze neza. inzira sha bamuza sha urukungu na sha bamunzira hakuwe wajya ugenda ureba aho ujya n'ugonga umuntu wa mukarani. ariko urabona umuntu ari kuvunika ntuve mu nzira sha. Kevin ni wowe uramara iki ku isoko y'amasaha? nyine nakana ntwaje umumera ukuntu. none se kutagiye kwiga? urabona nyine nanyuze hano mbona umumera ari kuvunika. wamurezuye ntiwambwiye ko muri butere intanga ingurube? uwo mufuka se ni ingurube? mwana gigi ntukajye ukina iby'ingurube byari igipeni nyango nizi gisubire. yibaba we isarubeti yanjye cyahisize amakashi y'igitoki kuramo vuba. oya mwana gigi urumva se nakwikorera ku uniforme nambariyemo imbere? mu karitasi gusa. ese undi wavuye mu ishuri ryari? sha maze iminsi ntajyayo nageragerezaga hano mu isoko ngo ndebe ko bicamo. ako Keve ukava mu ishuri uje kwikorera imizigo hano ku isoko koko kubera iki? sha gigi bamaye kwiga kuvura amatungo ntabishaka nawe ndabikatira. ko mbega ikigoryi kuba umukarani n'ubuvuzi bw'amatungo uba wumva icyiza ari ikihe? sha gigi nabuze uko ngira pe. ese undi Keve ibyo bintu iwanyu barabizi? mamagare mama nike mubaze. Sani ibi ni biki bigize koko? Erega uranze uratunaniye pe uratunaniye koko. Mikwani ko twihorera ko kurumva ushaka iki? njye sinshaka kujya gusibira muri segonderi. utajya kwiga uzakora iki yani? basi mu njyana ahandi hatari muri Kabuto. ariko ye watsinzwe tugukurikirana urumva wajya kuruka azazana amanota ngahe? umva hani rwose twumve nk'ababyeyi bawe. uremera kujya kwiga? kuba kuza ugaceceka ntabwo wumva? umva papa ni mugenze gake nawe rwose. Anike uremera kujya kwiga? kudasubiza ani uzi n'ikindi kubu nzajya nkwitwarira ku ishuri kuko ndabona kwijyana utabishaka urumva? ahubwo byuka witegura ujya kwiga iki kigoroba. njyewe ntaho njya. ngo ntaho ujya? ntaho njya ahubwo nutinda ndagutwara wambaye amapinja. umva hani papa uramuzi ko atisubiraho ngaho byuka woge witegure vuba sibyo? muga karame ibisubizo byanjye ntibiraza? bambwiye ko ari mu kanya. none se ko byatinze ubwo nta kibazo kirimo? ni ikibazo cya connection gusa. muga karame sinzongera kuryamana n'umuhungu mu buzima bwanjye. ni byiza ariko uramutse unongeye uzibuke gukoresha agakingirizo kuko karinda indwara ndetse no gusama. umuhungu se ntiyanyijije ko agakoresha ntabikore? sha rero niyo mpamvu umukobwa nawe agomba kumenya niba agakingirizo kari bukoreshwe koko ntabiharire umuhungu. ndabyumva. mwe ndabona ibisubizo byawe bije. bimeze bite se muga? ibisubizo birerekana ko udatwite. mwana we ubwo uravugisha ukuri? ntureba hano ko ari negatifu. yebaba we urakoze muga. ni byiza rwose nanjye biranshimishije. none se muga karame ibisubizo bya sida byo bimeze bite? reka turebe. umwe ndabona ari negatifu. agakoko gatera sida ufite rwose. reka nawe mbwiriye inkuru tante wanjye. ni byiza rwose. none mwe karame muga ngo udukingirizo two gutahana.
ahwi mwiza asanze adatwite kandi yamenye neza yuko umuhungu